mugiye kwirirwa neza nshuti bakunzi bakcwate Burundi, turabasuhuje twizere ko mumeze neza kuri wa kabiri tariki ya gatandatu kwezi no kwa mbere 2026. Reka tubabwire ko tugiye kugaruka ku nkuru nziza ku ruhande rw'igihugu cy'u Burundi, aho byamaze kuba confirme rwose ko ubita General Neva ari ugiye kuba umuyobozi wa Afrika yunze ubumwe, azasimbura rwose bwana Joao Lorenzo. Uyu mugabo rero agiye gusimbura Joao Lorenzo mu gihe abantu benshi bamushidikanyaho, abandi batamwemera, abandi bamwemera, ariko byamaze kuba confirmed. Abantu benshi bavuga ati noneho ashobora gucunaguza igihugu cy'u Rwanda kuko azaba afite ubushobozi bwose bwo kugitegeka gukora ibyo ashaka. Ese koko General Neva naba perezida wa Afrika cyangwa se umuyobozi wa Afrika yunze ubumwe, African Union, bishobora guteza ikibazo cyangwa se ahubwo ashobora guca bugufa kumvikana n'u Rwanda? Birakomeye cyane rero, abenshi baravuga ati bishobora kuza guhita birushaho, noneho agategeka ingabo ze ndetse n'izibindi bihugu, agasaba ibihugu ko byafatira imyanzuro ikakaye umutwe wa 23 ndetse ibihugu byo muri Afrika byose bikaba byazana ingabo hano muri Kongo gukubita umutwe wa 23 ndetse n'u Rwanda bakaba barwototera, kuko turabizi ko batabanye neza habe na gatoya. Ariko turaza kubisesenguraho, turaza kureba rero imirwano ikomeye kandi ikomeje kumvikana mu bice bitandukanye hano mu bice bitandukanye byo muri za Tongo ndetse no mu bindi bice bitandukanye byo muri Sud Kivu. Turaza kuba tubireberaho. General Tango Foro mu mirwano ikomeye rero yamuhanganishije n'inyeshyambaze, rwose nawe nago ibintu byamugendekeye neza. Uno mugabo nago ibintu byigeze bimugendekera neza habe na gatoya, akaba bivugwa ko yahasize ubuzima. Perezida Felix Antoine Tshisekedi yongeye guhura na Joao Lorenzo. Ese baraganira kuki? Ikarita yamaze kujya agaragara map y'uburyo ingabo zirimo zirategura imirwano, murabibona aho 23 ishaka kuzamukira za Baraka, ikazamuka ikaba yakinjira za Karemi, ariko ingabo za Kongo nazo ubwo zateguye ibitero bikomeye ziva za Karemi, Tanganyika, ziza za Skwima ndetse nano za Fizi, uburyo kizi zakubita umutwe ngo wa 23 nta mbabazi. Nuko nguko rero urugamba ku mpande zombi bakomeje kugenda bahatana, niko bikomeje kugenda bigaragara ko impande zombi ziteguye, cyangwa se impande zombi zakomeje kwambarira urugamba mw'abantu mwe. Biri buze kuba birangira bite muri Sud Kivu? N'ubundi ni kwa kundi biracyakomeje imirwano iracyari yose, baracyakomeje kugenda batimburana kugeza kuri ubu ngubu. Rero rwose ikiriho nuko 23 imerewe nabi mu bice birimo za Katongo ndetse n'aha muri za Butembo muri Warikare. Imirwano yongeye kuba yumvikana nyuma yuko no ku munsi w'ejo yari yahabereye. Turaza byose rero dukomeza kugenda tubigarukaho. Nizere ko mumeze neza, nizere ko muri tayari abantu mudukurikirana rwose. Nongere kubasaba kudushyigikira, mukanda subscribe, mukanda like ndetse n'ibitekerezo byanyu mutwandikire muri comment. Mumeze mute? Reka dutangire amakuru yacu. Uko mubibona rero dutangiranye n'ikarita cyangwa se mapu. Ni mapu iriho urugamba, ni mapu iriho uburyo 23 na FARDC barimo barategura urugamba rukomeye cyane, buri umwe ashaka kwinjira mu bice n'ubundi uwundi arimo, aho ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zakaniye FARDC barataka bava hano za Baraka, hano za Uvira, ndetse baragenda bavansa ibitero byabo birava hano kuri za Baraka bikomeza biza hano muri za Fizi, ari nako bindi bituruka muri za Karemi bizamuka. Nuko nguko rero biraca no muri Lake Tanganyika. Ibitero bamaze kuba rwose babitegura neza. Umutwe wa 23 ugomba guhabwa ngo icyitwa isomo, isomo rikomeye cyane. Ugomba kuba umererwa nabi, mu gihe 23 iri gushaka guturuka hano za Fizi, bamwe bakubitira hano muri za Baraka, mu gihe abandi bashaka kuza kwinjirira hano muri Karemi, baciye hano mu kiyaga cya Tanganyika. Uyu mutwe wa 23 ukaba kandi ushaka
kongera guca hano muri Makobora ukinjira muri Fizi, ndetse bigaragara ko bandi bazaturuka hano muri za Makobora bazamuka hano muri za Bukavu bakomeza kugenda barinda n'ibice byabo bafite neza cyane. Birakomeye rero aho n'ubundi bigaragara ko izi mapu zombi buri umwe afite uburyo ari kwiga urugamba, buri umwe afite uburyo arimo ariga urugamba, ariko turaza kugenda turebera hamwe ninde uri buze kuba akora neza, ninde uri buze kuba amanaginga ibice afite ndetse n'uburyo yateguye uru rugamba akaza kuba yinjira muri eneo z'undi kandi akabifata. Gusa FARDC iyo yamaze kuba rwose ikanira ibitero bya mbere yamaze kuba ibitangiza tayari. Baraka, uyu muhanda wa Baraka ugomba kuba ufatwa, ndetse ibya mbere byatangiriye hano muri Tanganyika. Amato ya mbere yaciye muri Tanganyika mu gihe 23 yo yazamuye ibindi bifaru nabyo ngo bize gufunga hano za Tanganyika bataza kuva muri iki kiyaga bakabinjirana, ndetse binakomeze bizamukire muri Karemi. Ariko FARDC nayo ahubwo imanuye y'ubwato bukomeye cyane bw'intambara, aho irimo irahazamukira ku buryo bukomeye cyane, irasa itwika icwira imiriro. Barimo barasa ubwato bucira imiriro, ndetse bamaze gutwika bimwe mu bifaro byari byaje hano gutegera hano kuri iki kiyaga ku nkombe zacyo. Barashaka rero gutwika ubwato bwose bwa 23 bufite gahunda yo kuza kuba bwinjira ngo bukajya za Tanganyika na za Karemi. Tshisekedi yambariye urugamba na yakwema imyenda ya civil, nawe yambara ya gisirikare. Yarakaye cyane aravuga ati uyu mutwe tugomba kuhabya, tugomba kuhana ku buryo bukomeye, ku buryo yaba hano muri za Karemi tugomba kuhaboroka neza cyane kunywa 23 tutazabona uko yinjirayo, tukaza hano za Baraka ndetse bakakomeza za Skwima baza Fizi n'ibindi bice bitandukanye. Ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zikomeje kugenda rero zikora ibishoboka byose kugira ngo zifunge details zose, ubundi umwanzi abure aho amenera, abure ahaza kuba yacisha. Navuga ngo ibifaru bye yamaze kuba nawe ategura. Ingabo za 23 zirya ziri menge kuko bateguye uburyo bwo gutwika ibifaru byabo, FARDC na FDNB kandi biteguye kuba bakora ibishoboka byose. Ingabo z'u Burundi zamaze kuba zinjira hano rero za Baraka, nazo zimaze kumenyekana na abantu barenga 5,000 bongeye kwisuka, bongeye kwisanga ku bandi bari hano. Biraza kuba birangira bite? Reka tubitega amaso. Gusa 23 irakubitwa ku buryo bukomeye cyane. Tuze hano za Kibati naho ibitero bikomeje kumvikana cyane. Hano muri za Warikare muri Nord Kivu imirwano yongeye kuba yumvikana. Imirwano iri gukoreshwamo imbaraga z'umurengera, imbaraga nyinshi cyane ku ruhande rwa FARDC na Waza, aho bamanuye intwaro karabutaka kabutindi, ndetse yewe mukanya kari imbere drone za mbere zirongera zize zigaba ibitero hano Kibati. Nyuma yuko ku munsi w'ejo n'ubundi baharwaniye 23 rero yashatse kuza kongera kwagaba ibitero nyuma y'iko hakubitiwe, ariko bisanga umutwe wa Waza ndetse n'ingabo za FARDC zafunze, ndetse ubwo ziteguye gukomeza kwavansa zijya imbere. Zongeye kuba zitegura rero gukomereza hano urugamba, kuba zaza hano ku rugabano cyangwa se ku nkombe za Warikare ndetse na Masisi kugira bakomeze bagura ibice byabo no muri Kivu y'Amajyaruguru. Guko tubona biri kugenda muri Kivu y'Amajyepfo bakomeje gufata ibice byinshi ku muvuduko hejuru, ni nako bashaka kubikora bakabijyanirana hamwe na hano muri Kivu y'Amajyaruguru, ku buryo baza hano muri za Rucuru bakopayinga cyangwa se bagafata ibindi bice byinshi cyane, ndetse bagakontrola n'ibindi bice byo muri za Rucuru, muri za Warikare ndetse na za Rubero n'ahandi hatandukanye Masisi, ndetse begera n'umujyi wa Goma buke ku buryo baza kuba bazenguruka umujyi wa Goma. Ibi byose rero ni strategy n'ubundi ziri gutegurwa n'abajenerali bakomeye cyane, ndetse byivanzwemo na bamwe mu basirikare ba Blackwater. Nabo bahawe izi misiyo zo kuba bategura ibitero biremereye cyane byo kuba bakegera ibice birimo imijyi ya Bukavu ndetse n'umujyi wa Goma, kuko arizo targeti nyamukuru zo muri uyu mwaka kugira ngo bigarurire muri amezi ya mbere umwe muri iyi mijyi byibuze mu mezi 2 ya mbere babe bamaze kuba bawufata.
Reka tunyarukire gato muri Butembo naho humvikanye imirwano ikomeye cyane. Butembo humvikanye imirwano ikomeye cyane ndetse bivugwa ko Wazalendo zasubiranyemo, ariko uwo bita ngo General Tangwe Foro ntabwo amakuru amara kwizera neza. Ndi kubaza abashuti banjye bari hariya, ariko biravugwa ko ashobora kuba yahasize ubuzima. Bamwe mu makosa rero ajya abaho nuko Wazalendo zimwe zikorera muri Sud Kivu zigira kutumvikana bitewe nuko zirimo ibice bimwe bitandukanye zahoze zitumvikana, zahurira ku rugamba ugasanga barashaka kuba bamwe aribo bishyira imbere, bikaba byatuma bihana umwanzi icyuho. Ariko muri iyi minsi leta yarabihagurukiye cyangwa se ingabo z'igihugu zarabihagurukiye kugira ngo bumvikane, bashyire hamwe, bakomeze gusenyera umugozi umwe. Tugana ku musozo, reka dusoreze kuri General Neva wamaze kuba agiye kwambika ikamba. Barundi mwese muhaguruke rwose, muri comment mushyiremo imitima, mushyiremo mwandike love Neva cyangwa se mwohereze udutima rwose n'amadarapo y'u Burundi, kuko uno mugabo rwose yamaze kuba atorerwa kuba ari ugiye kuba umuyobozi wa Afurika yunze ubumwe, agiye kuyobora Afurika. Barundi baravuga ati nicyo gihe natwe duhagurukira u Rwanda, nicyo gihe natwe dukabukire, nicyo gihe natwe tujye noneho kwibere, dutangire dutegeke, dutangire twice dukize, dukora icyo dushaka, kandi u Rwanda noneho natwe turutsikamire. Ese koko baraza kuba babasha gupfukamisha u Rwanda? Ese biraza kurangira u Rwanda rwemeye kumvira perezida w'u Burundi igihe azaba yamaze kuba atorerwa kuyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe? Turakomeza byose kugenda tubirebaho, nizere ko mumeze neza cyane, abarundi mugiye kuba mwenjoyinga. Ariko Tshisekedi akabyungukiramo, kuko aravuga ati mugenzi wanjye nshuti y'akadasohoka iraramuka iyoboye Afurika yunze ubumwe izaba ifite ijambo, ndetse ishobora gusaba ibihugu byinshi guhagurukira uyu mutwe wa 23 bakawurwanya bivuye inyuma, tukaba twawukubita noneho twifatanyije n'ibindi bihugu tugahita tuwushyiraho akadomo. Turaza kugaruka mu kanya rero turebera n'ibindi hamwe biraba bigezweho. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe, Imana ibarinde. Ciao ciao.